hanyuma rero tugiye kwakira umutumirwa wacu uyu munsi agiye kutuganiriza anaturirimbire tumwakire. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire umukozi w'Imana Israel Mbonyi. iyi ngiyi reka mbe nyifashije hano tubanze tugane. Nibyo nshoboye kuririmba, nshobora kuririmba ukahita umpa akazi. Ntabwo mujya mukenera abantu baririmbira abaririmbyi. Hanyuma Mbonyi ariko mumukomera amashyi menshi cyane mbere yo kumvuga iki kintu. Mbonyi yadushyigikiye kuva mu rugando. Hano Genzi yatangiriye Mbonyi yajyaga aza. Mwe mwari muri hehe mwe umusitari nk'uyu yarazaga. Mumumpera amashyi menshi cyane kuko yaradusapotinze from day one. Nubu yaje kudushyigikira mu amashyi menshi cyane. Hano tubazo dukeya. Duhoze twumva abantu bamaze imyaka 25. Mbonyi watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki kera ariko kubitangira neza ni 2014. 2014 nabwo wasohoye number 1. Nabwo album yanjye ya mbere. Ariko album sinzi bambo numva ari z'amafoto ngewe. Nimba uko nta album z'urwenya tugira. Album y'indirimbo. Y'indirimbo. Yari igizwe n'indirimbo zingahe? Izo ni indirimbo 8, iyo album yitwa number 1. Number 1. Iyo ndirimbo yanditse uri mu bihe bihe? Number 1 yandikiye hano mu Rwanda mbere ko njya kwiga mu Buhinde. Yaje gutyo nyine tu. Kuko irarenze mu yamashye cyane. Uri number 1. Uruwa mbere Yesu. Uri number 1. Uruwa mbere kuri nyirubwenge mbese nahuriki. Uri number 1. Irugukomera nikinagushinja. Ishanga bose nibavuge kubera. Isanzure nayo reka bagushime. Uruwa mbere. Indirimbo irarenze. Amen. Ariko hari abantu hano ndi kuvugira abajene. Mbonyi wize ibintu bijyanye na farmasi. Wigeze uyikoramo? Oya. Ntabwo nigeze uyikoramo. Hari abajene bari hano baba bazi ko talent ihagije gusa kugira ngo ube successful. Nabyo byashoboka ariko kwiga bifasha iki mu artist? Yes, kwiga in general nibaza ko birema character y'umuntu, bikwigisha ubumenyi bw'ibanze, bikarema imico yawe. Navuga ibyo wari usanzwe bikurimo bituma ubikora neza unabisobanukiwe, especially muri creative industry nko mu bantu bandika. Iyo usoma ibitabo bitandukanye, ugira ama idea, uruvangitiranye rw'ubumenyi bw'ibintu wize bikuremera idea zawe bwite zibasha gukora ikintu cyiza. Bivuze ngo mu artiste ntago ugomba kwirara. Kwiga ni iki? Ni ingenzi, sibyo? Amashyi menshi cyane kuri Mbonyi. Nanjye nize amategeko y'umuhanda. Ibintu bya rumoroki hano hari abajene nabo bafite inzozi zo gukora gospel music. Ubona ari izihe chance bo bafite none ahangaha umwe ku gihe cyanyu mutari mufite? I think amahirwe hari aruta yandi nuko information zadusanze hano tuba. So dufite access kuri tools tutari dufite muri kiriya gihe, ariko wenda nanjye ntago ari kera cyane zari zihari, wenda umuntu yarataramye kuzikoresha. Ariko ngubu hari social media, hari za YouTube, tuboneraho ibintu byose, hari technology iri advanced. So dufite tools ziri hejuru kuruta abatangiye kera. So kuziprofita, kuzibyaza umusaruro nicyo gusa kibura. Ubu hari opportunity nyinshi mu yandi magambo. Opportunity, yeah. Ikindi kandi na art ubu ngubu irubashywe, imeze neza, abantu basigaye bayumva. Kera ntago babyumvaga, ubu ngubu bimeze neza, basigaye baza baje guseka kabisa. Ako ni byiza. Mwihamashyi ibintu mwarabishyigikiye.
Mbonye wakijijwe ufite imyaka ingahe? Ngewe navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, ariko uburyo nakijijwe nibuka ko nari mfite nka 16, nari ku ishuri, none haza umugabo arabwiriza aravuga ngo niba utaratura ngo uvuge ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntabwo urakizwa. Icyo gihe rero ndagenda nikingirana ahantu muri toilette zo ku ishuri, ndavuga rero Imana ibintu uriya mugabo ari kuvuga niba ari byo nanjye mwe gukizwa. Wakirijwe he? Ku ishuri. Nakirijwe umva ahantu Imana yamusangiye pe kabisa. Numvaga mfite isoni kubera abantu bari basanzwe banzi nk'umuntu gukorera Imana ucuranga mu rusengero, ariko numva avuze ngo ntago nari natura ngo mvuge ko ari umwami n'umukiza, ndavuga ukereka ngene mbivuge. Rero nkabona simbivugira imbere y'abantu kubera ko barajudginga, baravuga ati gute. Mbonye ntago namuseka. Ngewe nashimye Imana ko natsinze tronkome ncoje senior 6. Bira bintu ari kuntu higa umuhigo ukakurya mu mutima ati nimbona nsinze nzahagara. Buriya karakantu twongeraho ngo nzahagarara imbere y'itorero kazadukoraho. Nari narabivuze mwe wanamburaho mpera njya mu rusengero navuga ngo ndangije mu wa 6 ariko mu mpera Imana icyoro ko natsinze mu wa 3. Ese agakiza ugasobanura gute Mbonye? Agakiza kuri njyewe ni ukumenya umwami Yesu. Agakiza twagahawe ku buntu, nta kiguzi icyo ari cyo cyose, ni ukumwizera ukamumenya, nta kindi. Amashyi menshi cyane kuri Israel Mbonyi. Mbonye ni ikihe kintu ujya wibuka muri segonderi niho hantu habera udushya twinshi ubu utekereza ugaseka cyakubayeho? Ari byinshi se. Ariko nibuka ahantu nigaga, umwarimu yigeze nako directeur yigeze gusanga ntatebeje, noneho kandi nari umukozi w'Imana, arangije akata ishati yanjye gutya, arangije arambwira ngo ninjye kuramya. Ujye kuyobora worship team nambaye mukondo out. Ibintu byo gutebeza natwe byari bidukozeho kabisa. None Mbonye umaze kugira album zingahe? Ubu ni album ya 5. Iyi ni ya 5, Hobe ni ya 5. Yitwa Hobe. Yitwa Hobe. Iya mbere ni number 1, ya kabiri ni Ntashyo. Iya gatatu Umusirikare. Iya 4 Icyambu, hanyuma Icyambu, hanyuma Hobe. Bwira mugenzi wawe ngo Hobe. Hobe. Hobe turayiserebura se 25 cyane rwose. Mwabihaye amashyi mw'abantu. 25 kuri Noheli twese tuzahurire hehe muranahazi n'ukuri buzahinduye mwajya he ni hahandi muri big. Mbonye niwe wenyine wemerewe kuvuga ngo gahunda ni yayindi. Gahunda ni yayindi. Hanyuma Mbonye mu muhamashyi kugira ngo nkomeze ikintu ngiye kuvuga. Niwe muntu wansubije mu bihe bya filime za kera rukuntu narebaga Chick Norris 1, Chick Norris 2, ubu haje Icyambu 1, Icyambu 2, ubu ni icyakangahe? Icyambu 4. Icyambu 4. Bwira mugenzi wanjye Icyambu 4. Nga Icyambu 4. Mbonye ukunda kumva imiziki itari gospel? Yes. Nabaye bahanze ukunda kumva? Ngiye numva imiziki yose muri rusange. Mu Rwanda? Hano mu Rwanda. Hose ndabumva kabisa. Niza Bulldog urazumva? Cyane. Ako uziko Mbonye azi no kurapa ariko ari ndirimbo urapamo kabisa. Waturapiye. Dutemo. Ubutaha reka tuzabikora ubutaha. Hanyuma tugana ku musozo w'ibibazo. Hano hari umujene kambariza abajene niyo mpamvu iyi session uri mu nzira y'iterambere, ni umuhanzi se cyangwa n'urubyiruko muri rusange ari mu nzira y'iterambere. Ugendeye ku rugendo rwawe, experience y'urugendo rwawe, niye ntama wagira umuntu urimo aho muri iyi nzu cyangwa se udukurikiye, ugendeye kuri experience yawe yamufasha kugera ku kintu ashaka muri ubu buzima? Uri muri creative industry cyangwa umuntu wese muri rusange? Muri creative n'umuntu wese muri rusange. Reka mbere wenda kuba duhuje umurimo. Abantu bari muri creative industry hari ikintu cyiza nigishijwe n'umubyeyi. Iyo umuntu atangiye gukora icyakora icyo ari cyose, hari inkuru iri muri Bibiliya, umwami yarose inzozi ngo abone inka 7 zinanutse ngo zimira izindi 7 zibyibushye. Noneho umujene witwa Joseph aramurotera aramubwira ngo hazaza imyaka 7 y'uburumbuke, nyuma y'iyo myaka haze n'indi myaka 7 y'amapfa. Arangije aramubwira ngo muzahunike
ibintu byinshi bizabatunga muri ya myaka 7 y'amapfa. No kuvuga iki? Thank you. So uramurabizi ko naho Abisiraheli byarangiye bagiye bose muri Egypt. Iyo nkuru cyo yanyigishije nuko umuntu wese mu murimo Imana imuhaye imuhereza igihe cyo kurumbuka, imuhereza igihe cyo gukora, ikakimuha rwose. Si ngombwa imyaka 7, ushobora kugwa n'imyaka 20, ariko kubera ko isi tuba muri isi y'igihe, tuba muri isi ya time, hajya haza n'igihe cy'amapfa. Rero muri ya myaka 7 yawe urumbuke, igihe Imana iri kugukoresha, igihe ukora concert ukabona biri gukunda, wakora ka business ukabona kari kujyamo, wakora Genesis ukabona barakwitaba, ugomba guhunika ibintu bizagutunga muri cya gihe cy'amapfa. Umuntu wese mu kazi kose ukora, si ngombwa muri creative industry, ujye umenya ko turi muri time, turi mu gihe, kandi igihe nicyo niyo mwami wahangaho kuri isi. So ibyo ukora byose ujye umenya ko nugera mu burumbuke, don't settle, ujye making sure witegura igihe cy'amapfa, kandi ntago kiba kiri butinde, urahumbya ukabona kirageze. So be careful. Thank you. Amasime cyane kuri Israel Mbonyi. Sasa gahunda ikurikiye nta yindi, muhaguruke. Icyambu yambere icyambu, maze nanjye amindura icyambu, angira umurobyi w'aba. N'icyambu n'icyambu yambereye, maze nanjye amindura, angira umurobyi w'aba. N'icyambu yambereye, maze nanjye amindura, angira umurobyi w'aba. N'icyambu yambereye, maze nanjye amindura, angira umurobyi w'aba. N'icyambu yambereye, nanjye amindura, angira umurobyi w'aba. Yesu wanjye, Yesu ni inkoni yanjye, ngeze no mu gicucu cy'urupfu, isayo gahinda gasaze, gikomeye niki kiza gitera gukomeza. Yesu ni inkoni yanjye, ngeze no mu gicucu cy'urupfu, isayo gahinda gasaze, ijambo gikomeye niki kiza gitera gukomeza urugendo. Yesu ni inkoni yanjye, ngeze no mu gicucu cy'urupfu, isayo gahinda gasaze, ijambo gikomeye amugiraho. Yanifanya iwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yanifanya iwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana ande, yaniburudisha nikirukaruka, nikimba Hosana ande.
umva sibyo nibwira kuhagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda ega mugende muhumurize bose mubabwire baze ufite imana yo mana kuko yadusanze ifata ry'ibyaha maze idukuramo masira twese iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya sibyo nibwira kubagirira si bibi kugira ngo mbaremere mu mutima haleluya ibizaza ndabatunga ngaho mugende turashaka indirimbo twe tumuririmbire iyihe uvuze amarembo y'ijuru nyina tuyimuririmbire nari iyihe muhisemo iyihe simfite isoni zo kwigira yambabarire ibyahise kumbe nasanze yabuye ni Yesu ko naraye kurure niseguye Kristo amateka yanjye ahindukira naraye nakiri ibisubizo byanjye nabonye Imana n'amaso yanjye naraye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe zitaba ntaragira icyo mvuga ziramora Siti ngwino usange umutima nkunda cyane ndakubabariye ngwino usange Siti ngwino usange umutima nkunda cyane ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramporera ngwino usange umutima nkunda cyane ndakubabariye Siti ngwino usange ngwino usange Mana cyane ndakubabariye iri ni isengesho umene
Imana ibahe umugisha cyane. Amashyi cyane kuri Mbonyi. Nkuko izina ribivuga muri Samsung 250 hari Samsung series zose A, Z, S zose urazihasanga. By'umwihariko ushobora kuba udafite amafaranga yuzuye cyangwa se ufite izindi gahunda wa planinze, ndabizi amashuri y'abana ngaho inzunga ibiki byose, ariko ukeneye na telefone, ngwino wishyire mu byiciro telefone uyihabwe. Samsung nziza ikomeye, warranty y'imyaka 2, A, Z, S series zose. Dukorera ahangaha muri Kigali City Tower ground floor, umuryango nomero 18, dufungura saa 2 kugera saa 4 za nijoro. Tuhahurire. Ngwino gure phone wowe.